guys ni ukuvuga ngo niba ino si iri abagabo 100 mpamya neza ko 70% baca inyuma abagore kandi ibyo bintu bikaba bitandukanye nuko umugore yaca inyuma umugabo namwe murabizi n'amahano abagabo bacu barema mwirari niko bameze nyine nuko ngo tugomba kubyakira kandi ikindi kintu twabikora Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services. Tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited bategura amakeke y'ubwoko bwose nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubatana sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu. Guys mwiriwe ni NATASHA gahuyu matirisi butuna kuri TikTok bacishe makano kugira ngo museke nta mpamvu yo kubabara ngira abantu mutameze neza muri situation itari nziza najya mbihanganishe mbabwire ngo mwihangane wowe ufite umuntu ufunze wowe ufite umuntu urwaye wowe ufite ibibazo bigiye bitandukanye tutamenya Imana iguye kwihangana iguhe umutima ukomeye kandi nawe usenge kuko Imana yonyine niyo ishobora kuba yakusubizamo ibyiringiro n'ibyishimo murakoze. Hari ikintu nje kugira ngo tuganireho rero murabizi mugenda mwandika muri comment nzibona mukambya NATASHA turifuza iki tuzaganire kuri iki. So ikintu nje kubaganirizaho rero ahanini kirareba abadamu bubatse. So ikintu nje kubaganirizaho rero ushize narabakoreye video mbabwira uburyo ushobora kumenya ko urwaye ama infection ukivuza hakiri kare kuko infection zirimo ibibazo byinshi cyane zishobora kuba zakura zikaguteza ibibazo byinshi cyane. Ibyo twabiganiriyeho mbibutsa ngo nureba ikiganiro ujye ukora subscribe. Ushobora kwibaza ngo subscribe imaze iki? Subscribe ituma ikiganiro cyose na uploadinze ubona notification hejuru yuko NATASHA sohoye ikintu ukabasha kucyumva kugira ngo tubane mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuba nkoze kino kintu ntukisangamo ejo nakora ikindi ukakisangamo murakoze. Mbibutsa ko ukeneye amavuta kurangura cyangwa amavuta meza yo kwisiga agukuraho ingaruka watewe nandi mavuta wanyandikira ushaka kujya skin nziza ugatandukana n'ibiheri murakoze. So ikintu rero ngiye kuganira ku bantu baba mama bubatse ku kintu kijyanye no gucibwa inyuma n'abagabo. Nicyo kintu tugiye kwibandaho uyu munsi. Babwire n'uburyo nabibonyemo. Guys ni ukuvuga ngo niba ino si iri abagabo 100 mpamya neza ko 70% baca inyuma abagore kandi ibyo bintu bikaba bitandukanye nuko umugore yaca inyuma umugabo namwe murabizi n'amahano abagabo bacu barema mwirari niko bameze nyine nuko ngo tugomba kubyakira kandi ikindi kintu twabikora. So ikintu najya tuganireho rero ese wowe mu rugo rwawe ubona ari iki gituma umugabo waguca inyuma? Ese wenda barema mwirari ariko hari ukuntu umugabo aguca inyuma ukabona bigize ingeso. Ese wowe ubona biterwa n'iki? Biva kuki? Ese nta ruhare ubigiramo? Wisuzume neza. Ese uwo mugabo we nuko agira irari ryamunaniye cyangwa nawe hari uruhare ubigiramo kugira ngo abashe kugenda ndetse anagume? Hari n'abagabo bagenda bagataha bikoroha kwa butabimenya ariko n'abagenda bakagumayo sometime bakarara bagafatira abakobwa amazu. Murabizi hano hanze hari abakobwa benshi cyane basi ni kudakora bumva ko bagomba gutungwa n'amafaranga y'abagabo bacu. Mu bintu rero muraza kumpa inyunganizi muri comment ariko mu bintu nabonye ahanini bituma abagore turi mu bantu natwe twikuruza kugira ngo abagabo bacu baduca inyuma n'ibindi bigira biti. Uri umugore
niba ubaye umugore waraganirijwe nawe uzi icyakujyanye mu rugo, ugomba kumenya ibyo umugabo wakunda mbere na mbere, ukamenya ngo umugabo wanjye akunda iki, ese akunda kurya iki, ese mu gihe turi mu gikorwa cy'abashakanye akunda iyihe posteri, ese akunda ko mbigenza gute, ukamenya si umugabo wavuye mu kazi yananiwe bigenda gute kugira ngo umuruhure, areke kuvunika, urumva avuye mu kazi afite stress z'uburyo urugo rugomba kubaho, ese niki kintu namukora kugira ngo yishime kandi ntavunike, kugira ngo muri iki gikorwa cy'abashakanye cyanjye nawe kigende neza. Ugasanga umugore urumva ko inshingano z'umugabo ni ukuba ari we kiriya gikorwa kigiramo uruhare, ntabwo ushobora kuba wamufasha wowe, icyo ni ikibazo. Ikindi, umugabo mukibana mu minsi ya mbere witagaho, ariko mumaze gutindana utangiye kuvuga narafatishije, narasezeranye, urugo narugezemo, nta kindi kintu nkiramira n'iby'abana, ikosa rikomeye. Ikindi, niba umugabo mwakoranaga imibonano mpuzabitsina mukimenyana, musomana, mugira gute, mufiringa ibintu mwabiteguye, ariko ntabwo kimusoma, ntabwo kakahumuro keza yakumvagaho ntabwo kakibaho, araza kumva ikunuka ibitunguru, urimo kunuka icyuya, nta bintu biri bumuryohere, ufite agahuyu wenda warwaye utu infection ntiwivuzaga ntiwunyumve nabi. Urumva niba wenda waramufashaga ukabasha kuba hari uburyo wamufasha, ntabwo bikibaho. Ikindi, urarara wambaye ibyenda bigufashe, ushaka nyine mu gikorwa aba ari we utera intambwe avuge ngo ndagushaka, we ntabwo ushaka kumushaka ngo umubwire, kandi ibintu ni ubugirirane. So rero inama nshaka kugira, ntabwo ndi gukora ikiganiro kirekire, ariko wenda uwumva araba yumvishe, ndagira nkubwire ngo ibyo bintu nutabikorera umugabo wawe, hari abandi hano hanze babigize akazi kabo kagomba kubishyura inzu kakabatunga, bari tayari kubikora. Urasabwa ibi bintu, ni ibintu bike ngiye kukubwira nkigendera. Urasabwa kwiyitaho, umugabo niba mwarahuye wiyitaho. Okay, ushobora kuba ufite urugo rukennye, ntabwo ariko benshi bagira ingo zifite ubushobozi, sibyo, ariko ugomba koga ugahumura. Kumura ntabwo bihenda. Hari abantu bari bambwiye uburyo ngo bafite ikibazo cy'icyuya, mu kwa hafata indimu ugasigamo indimu, biri irafasha ku bantu bafite ikibazo cy'icyuya cy'impumuro. So ikindi, ukitaho ukamenya ngo umugabo wawe niba atahasanga he, ugashaka akakanzu ko kurarana, ntago duhenda pe, ntago duhenda vraiment, ukakambara kongera kumwereka ubwiza bwawe, kamukurure, ubona kamukurura nyine ukambare. Ikindi, ibintu byo kujya kwambara bya bikariso bifatiye hejuru mu nda, mana we nabo hari kariso ushobora kuba wambara ukabona kitatera santima umugabo wawe pe, si mubizi se, ukagenda utwenda twimbere ukatwitonda, kagura kenda keza kagasirimu k'imbere gasa neza, ugasa neza, umugabo akongera kukugira santima. Icyo ni ikindi kintu nshaka kubabwira. So ikindi, ugomba kumenya ko muri kiriya gikorwa ntabwo umugabo wawe ari we wandikiwe kuba yabikora gusa, ushobora kumufasha akaryama, ukamufasha mu buryo nteruyemo, namwe muri bakuru murabyumva. Ikindi, niba uri mu gikorwa n'umugabo mwashakanye, ntabwo ugiye kuba irobo, ugomba kubifiringa, wagera aho wishimye ukerekana ko wishimye, kugira ngo umugabo yamutere courage zo kubona ko ari gukora ku byishimo byawe cyangwa ari kubigezaho. Bimutera motivation, uzakore wumva umuntu arimo kugushima, wumve ukuntu bigenda, nyine amenya ko ibintu ari gukora byakunejeje, ariko nuceceka ntabwo azabasha kumenya ngo ibi bintu ndi gukora biramunejeje cyangwa bimunejeje. Ikindi, ukamenya ko niba uryamye n'umugabo ukamukenera, ntabwo urindira ko ari we ugomba kubikubwira. Niba umukeneye nawe ugomba kumukoraho, ukamubwira ko umukeneye, akabona ko atari ugushaka gusa nawe umushaka. Ikindi, ku bagore mugenda mugaharira akazi kose, abakozi nabo kudufasha mu rugo, ariko hari inshingano zitari iz'umukozi zawe. Ntabwo umukozi afite gufata amazi ngo ashyire umugabo wawe muri dushe uhari, ntabwo umukozi afite kuza ngo yarure umugabo wawe uhari. Niba yatetse nawe ntabwo byakunaniye kuzana ibisoro ugatereka ku meza ugategurira umugabo wawe. So impamvu ingo rero nyinshi ziri gusenyuka, ukumva ngo abakozi baryamanye n'abagabo, ni ubwenge buke abagore turi kubigiramo, ugafata inshingano zawe ugatangira kuzigiriza umukozi, kandi ntabwo izo nshingano ari iz'umukozi. Uko umukozi aguma kumutambukaho, uko umukozi amutekera ibiryo biryoshye, uwo mugabo ntiwamurenganya, atangira kubona ko inzozi z'umugore yifuzaga zujurwa n'uwo mukozi. Ejo bundi baryamane, anamuhe neza, urabizi ntibaba babikumbuye batabasha kubibona, aryoherwe, birangire umukozi ari kugusuzugura, nyine yatangiye kugufata nkaho uri mugenzi we, utangiye kurenganya umugabo. Nyamara mbere yo kurenganya umugabo, banza wikosore, wibaze ngo kuki umugabo wanjye yabikoze.
kuki umugabo wanjye akora ibi n'ibi. Ntabwo bizamubuza kuguca inyuma wenda kubwira ari ryabo, ariko numuha neza ugafiringa kiriya gikorwa, azagenda nasanga bari kumukora ibintu mukorera mu rugo avuga ati ubundi ndwana n'iki, atangira bigabanya avuga ati amafaranga ndi kuyasohora mu rugo kandi umugore wanjye bigishimo bampa nawe arabintu. So ikindi kintu aricyo cyanyuma nshaka kubabwira, umugabo mu gihe akoze ikosa ntabwo ari ngombwa ngo muhoze ku nkeke, ugomba kumuganiriza ukamuga ati mugabo mwiza, ibintu byo kujya mu bagore niba wabimufatanye biri gusahura urugo, birimo gukenesha urugo, ukamuganiriza. Abagabo barumva ikintu banga umuntu ubabwirira hejuru. Niwifuza ko tuganira ku bindi bintu uzambwira, ubwo ntago mbizi, ni inama nabahaga ku kintu kijyanye n'ingo, nuko bigomba kugenda. Ukumva ko niba ubyaye ntago ugomba kwicupiza kubera ko wabyaye, ugomba gusa neza. Nta muntu ujya ufatisha, abagabo bakunda ibintu bisa neza, ugomba gusa neza ukitaho. Kandi abagabo bakunda abagore bakora, ntabwo yakuzanye nk'ivaze ngo wicare mu rugo, yakuzanye kugira ngo mubashe gufatanya mushyire hamwe. Murakoze rero, mu bindi biganiro tuzabana, muzajya mumbwira ibyo mwifuza ko mbabwiraho tubiganireho. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi nkuko nababwiye, ukeneye amavuta wanyandikira, kandi ukore subscribe, share, comment. Tuzajya tubana no mu bindi bintu bitandukanye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Bye. Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye, aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited babategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu.